Honorable Evode, ibiganiro n'inzira ya politiki biracyafite amahirwe mu gukemura iki kibazo cyo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ukurikije uko ibintu byifashe n'ibitero byose bidasiba. Ubundi dukunda kuvuga ngo reka dukomeze duhe amahirwe inzira ya politiki kuko y'inzira ya politiki, inzira ya diplomasi iyo binaniwe haba hasigaye inzira y'intambara, ariko ntabwo ariyo abantu baba bifuza. Ariko hari igihe ureba imyitwarire y'abaganira. Iyi dosiye ya Kongo ya DRC giwe hari igihe cyageze numva nshaka no kuyihorera, numva nta n'ikintu gishaka kuzongera kuyivugaho. Ariko ndavuga ngo ubwo nkiri umunyapolitike gucuma uwo murongo nabwo naba nihuse cyane. Ni dosiye ubona irimo ibintu bimeze nka komedi, utamenya iby'abantu barimo. Twagiye Doha, twagiye Washington, amasezerano ejo bundi bagiye mu Busuwisi nk'uko wabivugaga, ariko n'ubundi umuhuza aracyari Qatar. Ariko nanone wareba ugasanga hari uruhande rusa naho sinavuga ngo rushyigikiwe n'umuhuza. Umuhuza asa naho ahumiriza ku byo rukora, agasa naho abyihorera nk'uko Maître Gasominari yabivugaga. Biriya bitero bya Mushaki we aravuga ati ni n'ahantu wenda azi cyangwa se yakuriye, ndumva ari hariya ni muri teritwari ya Masisi. Ariko ushobora kuvuga uti bo muri leta ya Kongo ku rwabo ruhande ntabwo bigeze banemera ko aribo bakoze biriya bitero. Ariko iyo urebye kwamagana kwa MONUSCO iramagana gusa, ariko ntibe yavuga ngo ninde wabikoze kandi muzi koko nk'uko babivugaga, nk'uko byaba ari ibyo ari hafi na Uvira, byaba ari bya Mushaki basi. Ariko wareba abantu begereye ku ruhande rwa Kongo bakakubwira ko l'attaque était je dirais une attaque, ibyo bita ngo ni attaque ciblée. Iyo bavuze attaque ciblée ni ukuvuga ko bo bavuga ko hari na bamwe mu bayobozi ba gisirikare ba M23 bari hariya, ko aribo bari vize. Ariko bavuga abantu hagati ya 20 na 24 bapfiriye hariya, 67 bakomeretse. Iyo ni imibare tugenda tubona hirya no hino mu bitangazamakuru mpuzamahanga. Ariko nkunda kuvuga ngo ibyo bitangazamakuru ifo kureba ngo ninde uba yabihaye ayo makuru, kuko amakuru y'intambara kenshi y'abantu bayavuga niyo tuyavuga akenshi ni ukugereranya muri bya bintu nise collaboration yo kuvuga ngo reka ndebe niba nabona nka source nk'eshatu cyangwa enye zishobora kumpa amakuru asa ku kintu kimwe. Ariko mu bigaragara intambara yo muri Kongo wumvise ko ifite n'indi agenda politique. Ngira ngo wumvise mu kiganiro n'abanyamakuru Perezida Tshisekedi aheruka kugirana ikiganiro n'abanyamakuru ejo bundi, ndetse agaragaza ko muri 28 ubundi manda ze ebyiri zagombye kuba zirangiye. Avuga yuko niba atararangiza intambara, ni ukuvuga ko Kivu, Nord Kivu na Sud Kivu n'iyi mijyi, ibi bice byose M23 yafashe, ko niba azaba atarabibohoza icyo gihe amatora abantu bayatekereza muri 2028 baba babyibagiwe. Icyo ngicyo yarakivuze. Ariko ndetse iyo ni argument na Zelensky yakoresheje. Zelensky ni strategie, Zelensky nawe yarayikoresheje. Ariko ntabwo reka turebe na Perezida Kabila, buriya manda ze zarangiye muri 2016. Hari imyaka 2 nawe yategetse 2 irenga kuri za manda ze yari yemerewe, nabwo nta matora abaye, kandi nabwo impamvu zajyaga gusa nizo. Ariko ikigaragara cyo nuko Perezida Tshisekedi bigaragara ko afite n'umugambi wo guhindura itegeko nshinga, nubwo avuga ngo bizaca muri referendum, ngo kandi ngo ntabwo ashaka kwihambira ku butegetsi. Ariko ngo abaturage nibabimusaba ntabwo azabyanga gukomeza kuyobora Kongo. Muri make muri icyo kiganiro ubona ko yivuze imyato, avuga ko yashoboye, avuga biraye, agerageza kugaragaza ibyo yakoze.
muri diplomasi mu byo yita ubukungu abajijwe ibyo bya bintu bye bya moindre escarmouche n'ibyo yari yaremereye abanyekongo nko ku bijyanye no kurasa u Rwanda n'ibindi avuga ko agaragaza ko urebye yabeshywe atari afite amakuru ahagije y'uburyo igisirikare cye gihagaze kandi ko igisirikare cye cyari infiltré donc cyari cyarinjiriwe n'abantu bakorera umwanzi nk'uko bivuga n'ubundi yongeye kuba foramu yo kongera kurega u Rwanda la guerre nous a été imposée par le Rwanda iyo phrase iri mu byo yavuze agerageza nyine kubwira abanyekongo avuga ku masezerano yasinywe na Amerika avuga ko yavanye Kongo mu cyo yise le trou noir yasanzemo Kongo yaragiyemo so muri make iyi ntambara ni turufu ku butegetsi buri Kinshasa ni impamvu kuko ubona urebye ubona Perezida Tshisekedi na regime ye bakora ibishoboka byose ikintu cyose cyatuma bashobora guverinoma donc regime yabishobora gusurvivinga donc guverinoma leta yishobora kugumaho kuko hari n'abavuga ko n'amasezerano n'iri accord de partenariat sur les minerais stratégiques yasinye na Amerika hari n'abavuga yuko ari ugutagaguza umutungo wa Kongo bise ngo ni baradere minere ariko ikigaragara nuko we n'umuntu uri prêt à tout kugira ngo ubutegetsi abugumeho muri ibyo rero yakora azagerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo intambara ntirangire kuko intambara itarangiye n'ubutegetsi abugumaho nyuma ya 28 kandi nta matora ashoboka ibyo byo yarabyivugiye ejo bundi ariko asa naho asabye imbabazi abanyekongo ku byo yari yarabijije bijyanye no kuvuga ko atari afite amakuru ahagije ku gisirikare cye ariko nabyo ni faye commander in chief utazi uko igisirikare cye gihagaze nabyo ngira ngo ni critère d'incompétence nayo umuntu ataca ku ruhande ariko muri make icyo mbona nuko ibintu biri muri Kongo hari aho ugera bikagushobera ese barajya he ese bumvikanye iki ese ni igiki bashyira mu bikorwa barasinya ibintu batubahiriza barasinya barumvikana gahengwe bugacya barashe mu isoko bakarasa abaturage ni ibyaha by'intambara nk'uko babivuze ibyo bintu byose rero ntabwo niho ugera ugasanga dosiye ya Kongo muri iyi minsi nakayobera abahinga ni nk'uko umuntu yavuga ntabwo ushobora kumenya ngo ejo hari iki cyangwa ejo bundi hazaza iki ariko igihe cyose hazaba hari abantu babiri barwana iniya ni vainqueur ni vaincu donc nta watsinze nta n'uwatsinzwe bizakomeza bigume muri Laurenti gutyo amahanga Amerika izagizamo irebaho inyungu zayo ziri ubushize mu kiganiro gishize nabonaga mwaraganiraga ku biganiro byahawe ku bihano byahawe Perezida Kabila ubushize nabonyemo bivugaho so ibyo byose ni utuntu Amerika nayo igenda iteramo kugira ngo ishimishe leta ya Tshisekedi igaragaza yuko ba bantu twabafatiye ibyemezo dore ibyo twakoze ariko nta kikubwira ko Amerika nayo nta bindi ikora mu gikari qui vont à l'encontre y'izo sanctions zindi nanone iba yafashe ibyo byose rero ni ukubitega amaso tukamenya aho bigana ariko dosiye ya Kongo isigaye inshobera rwose wabonye ahantu yavuze ngo les réformes judiciaires qui donc imposées par les États-Unis exigent la modification de la Constitution donc bivuze iki rero ni ukuvuga ngo hariho amavugurura yo mu nzego z'ubutabera cyangwa se reforme judiciaire bishobora kuba amavugurura y'inzego cyangwa y'amategeko nabyo birashoboka imiterere y'inzego iyo bavuze inzego z'ubutabera cyangwa amategeko reforme judiciaire byose byombi birimo aravuga ngo ziri impose twategetswe na Amerika amavugurura twategetswe na Amerika byanga bikunda agomba guca mu kuvugurura itegeko mu guhindura itegeko nshinga noneho rero urumva niba agomba guhindura urumva icyo kintu wowe kuza ukaza par exemple justice nicyo bita fonction de souveraineté hari ibyo bita les fonctions régaliennes muri byo bita les fonctions régaliennes n'ubutabera burimo défense n'ibindi nabikubwira byose noneho rero ugiye kureba les pouvoirs régaliens ukavuga ko
le pouvoir judiciaire ubutabera buba burimo ni ukuvuga ngo nta gihugu cy'amahanga gishobora kuza ngo cyempoze za reforme noneho niyo byanabayeho ntabwo wowe ubitangaza nk'umukuru w'igihugu kandi noneho ugakomeza ukavuga ngo igihugu kiri souverain ugakomeza kuburana souveraineté kandi urimo kuvuga ko hari igihugu cy'amahanga cyagutegetse ibyo ugomba gukora bigomba guca mu kuvugurura itegeko nshinga kandi noneho iyo referendum nayo ngira ngo umuziko 2015 hano habaye referendum nayo bireba abaturage bose kimwe nuko amatora ya president wa repubulika abareba abaturage bose ngaho mbwira ukuntu uvuga ngo ntabwo uzakora amatora ya president wa repubulika kubera intambara ariko referendum yigashoboka kandi iyo ukazayikora mu gice kimwe bya bice Sud Kivu na Nord Kivu utabigaruye ibintu Tshisekedi akora rero ni bya bindi mvuga ngo intambara utazatsinduirwa no kubonye kubera iki impamvu nkubwira ngo intambara utazatsinduirwa no kubonye nuko ikintu kimwe buri ikintu cyambere uyu munsi dushobora kuba turi ahangaha wenda uracyari muto mu myaka 20 iri imbere igihe icyo ari cyo cyose nge nkunda gutanga reference ku Rwanda aba batutsi bari barahunze abatashye muri 82 hariya harabo Obote yirukanye baraza bagera za Nasho hariya baragenda barura simbizi sinzi imibare ngo niba barabonye haje ibihumbi birenga simbizi uko banganaga barangije baravuga ngo sinzi umubare bavuze ugerwa ku mashyi ngo nibo abanyarwanda bonyine bashoboye kubonamo ngo abandi bose n'abanyamahanga barongera barabirukana birazamuka bakomeza kuvuga ko u Rwanda ari ruto Habyarimana ajya muri za Gabo ajya n'ahandi gushaka ngo ibihugu bigifite ubucucike buke kuri kilometero kare ngo barebe ahantu abo bantu bajyanwa ariko iyo udakemuye ikibazo kuko ikibazo muzi ibyo twise impamvu muzi les causes profondes impamvu muzi ziri hariya narakubwiye ngo biratinda bishobora gutinda ntago wamenya ngo ni ryari ariko abantu barwanira kubaho urwana urwo rugamba reba za nyenzi Kayibanda yajyaga avuga ngo reka tuvuge yuko zimwe zazaga zikagera za Kanzenze bakaza bakongera yes kiri inyenzi zimwe za kera none se n'abana b'inyenzi baje muri izi nkotanyi ahangaha bahari ni ukuvuga ngo uru rugamba iyo umuntu afite icyo arwanira iyo umuntu afite impamvu muzi cyane cyane ijyanye no kubaho kwe cyane cyane ijyanye n'uburenganzira bwe ku gihugu sibyo uyu munsi ushobora kumutsinda ugatsinda icyo bita bataille ariko ntabwo ubutsinze intambara la guerre toujours là parce que la cause existe toujours ubutsinze urugamba ariko intambara ubutsinze urugamba urwo rugamba rwako kanya ariko intambara ntabwo ubuyitsinze uyu munsi Tshisekedi ashobora kubona Donald Trump ushaka amabuye ni umuntu uri muri business ni umuntu akaza akamubwira ko Trump abazungu nabo uteruye miliyari y'amadolari ukamubwira uti ndashaka dukore deal dore ngaya ndashaka unkureho wari abantu Trump ashobora kuza akabikora akabagukuraho imyaka 5 10 Trump akazagenda muri Amerika akazaza undi mu president ubona ibintu kundi nubundi Makenga akaba atakiriho ariko umwana we wamenye umwana wa Makenga ari kwiga hehe wenda ari mu ishuri rya gisirikare quelque part kuzakomeza urugamba se yatangiye ni ukuvuga ngo wowe uburyo bwiza bwo gukemura kiriya kibazo urabanza ugakuraho impamvu abantu barwana ariko iyo udakuyeho impamvu wowe ukayishakira kuvuga ngo urica Wiringoma cyangwa uzahiga Makenga cyangwa uzashyiraho ibihano ntabwo ibyo bintu bihagije igihe cyose utarakuraho impamvu abantu barwana impamvu muzi ntabwo wavuga ngo watsinda urwo rugamba niyo mpamvu rero mvuga ngo intambara utazatsinduirwa no kubonye nabyo Tshisekedi arimo nese niba nta bushake bwa politike buhari ubwo twavuga ko ibiganiro bya politike bihari bimaze iki ngira ngo abantu bajya muri mission bakajya gushopinga mu Busuwisi n'ahandi ariko ntabwo nibaza ko hari ikintu kuko ngiye ariko narabivuze dutangira ibi biganiro sibyo kiriya kibazo kizarangizwa nuko umwe azarusha undi agatuza akamwirukana umwe agatsindwa iriya ntambara undi akayitsinda hanyuma uwayitsinzwe akayoboka cyangwa komongana nk'uko ahandi byagenze ariko ibi bintu bimeze nka komedi rwose ntabwo ndimo kubona ko muri Kongo hari ikintu kizava mu biganiro gishoboka